urabizi se biranze bibaye ibindi muri filime yacu Yumusaraba biranze noneho umuryango wo kwa Cyusa bakomeza kuba bawugendaho. Nyina Ntambara we na Fabiola bakomeje kuba bagenda ku muryango wo kwa Cyusa uko bwije nuko bukeye. Ese uyu muryango wo kwa Cyusa baba bari kubushaka hige? Ese umuryango wo kwa Cyusa hari ikintu kibi baba barabakoreye ku buryo bahora babagendaho buri munsi? Guys, Nyina Ntambara we nta n'umunsi n'umwe azigera ahagarara kuba yagenda kuri uyu muryango wo kwa Cyusa. Nyina Ntambara ahora ashakisha uburyo yashira hasi uyu muryango wa Cyusa. Ese guys, Nyina Ntambara we murabona umunsi umwe tazajya bikamucanga. Nyina Ntambara kuri uyu munsi wa none ibibazo byakomeje kuba byamuzira gake gake. Nyina Ntambara wari wigize karakaje he? Nyina Ntambara wari wigize ndakoreka. Nyina Ntambara wari warafunze amatwi kumva ko buri kimwe cyose yazaza arikikorera. Nyina Ntambara ibibazo byamubanye ibindi. Nyina Ntambara ubu ngubu bamaze kumenya ko murumuna wa twite. Ese Nyina Ntambara bino bintu arabikora byo kumenya ko Fabiola twite ndetse akaba twita umwana w'umugabo we. Ese Nyina Ntambara muri kubona ararenze iki kuba amenyeje ko Fabiola uwamuteye inda ari Rungema umugabo we? Guys, niba rwogwa murigeza hano kuri Rungema mwayikaze, ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze dukomeze tujyaname kwa byose baturimo kubageza umunsi ku munsi. Kandi niba utaratanga ibitekerezo cyawe ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byanyu muwe mwambwira ukuntu mwumva kuri filime yacu Ibanga. Iyi ngiyi bayita tuganiro show hano kuri Rungema. Niba uri umukunzi wa filime yacu Yumusaraba wowe icyo musaba no kugira ngo tube tuganira kuri filime yacu Yumusaraba. Ese guys, wowe ujya utekereza mu gihe Fabiola bamwirukanye mu rugo ahantu azajya? Ese Fabiola Nyina Ntambara nakomeza kumukomerana akamwirukana muri runo rugo, uratekereza ko Fabiola ahantu arajya ari? Fabiola mwese murabizi abo twatangira iyi filime yacu Yumusaraba murazi ko Fabiola yakomeje kwigira umuntu ukaze cyane, akomeza kwigira umuntu w'indakoreka. Fabiola akomeza kwigira umuntu wadanje cyane ararengerera. Fabiola ariko kuri none nshuro noneho ibintu byamubanye ibindi nagafite ahantu yahungira. Fabiola wari warigize umuntu wadanje. Fabiola urumva ko atatega abandi bana amatwi ngo abumve ngo banajya inama. Fabiola no kuri none nshuro agiye gushira agapira hasi atuze. Ese guys, uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Nyina Ntambara we agiye kumukorera iki? Guys, ubu ngubu tuvugana ntago tuzi icyo Papa Isimbi agiye gukorera Fabiola, ntago tuzi n'icyo Nyina Ntambara nawe arakorera bano bantu babiri. Guys, wowe niba ukunda filime yacu Yumusaraba ndetse ukaba unashaka kuba wagiramo uruhare ukaba utarakora subscribe hano kuri Rungema, ndagusaba kugira ngo niba ushaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Yumusaraba ube wakora subscribe kugira ngo tujye tuganira kuri filime yacu Ibanga wisanzuye ndetse nta n'ikintu na kimwe kigutega. Kandi niba ukunda filime yacu Yumusaraba ukaba ushaka kuba wagiraho uruhare bya nyabyo, tanga ibitekerezo byawe. Ese Cyusa we mubona batakomeza kudushira mu rujijo? Ese tekereza ko Cyusa we atakomeza kudushira mu ruhirahiro? Cyusa akomeza kuba nawe yadushira mu rungabangabo. Cyusa akomeza kuba nawe yatuma twese tubinjije kandi turi abantu bakuru. Ese Cyusa we azatangaza umukunzi we bigenze ute? Ese ubona Cyusa muri bano bakobwa babiri muri iri bageza ndetse na Isimbi, utekereza ko ari uyu mukobwa azemera kuba yabana nawe akaramata? Cyusa turabizi ko abakobwa bose bemera kimwe. Cyusa turabizi ko bano bakobwa bose abakunda urukundo rungana, ariko turabizi ko bano bantu babiri uko twe tuba tubibona, twe tura filime yacu Yumusaraba tubona ko Cyusa bano bakobwa babiri atabakunda urukundo rumeze kimwe. Tubona ko bano bakobwa babiri Cyusa buri umwe amukunda urukundo rwe. Ese uratekereza ko Cyusa uko akunda bano bakobwa babiri utekereza ari ibintu bimeze neza? Guys, wowe niba ukunda filime yacu Yumusaraba icyo musaba no gutanga ibitekerezo byawe.
nibura umukunzi wa filime yacu Inzira y'umusaraba icyo musaba ni ukuba twakomeza tukagendana mu bikorwa byose mwari kwageza umunsi ku munsi. Ese uratekereza ko Cyusa ahantu ari ahantu hazima? Ese mama Cyusa we azafasha Cyusa zino mipangu ze zose azicemo? Ese Moise we utekereza ko Iribagiza azamubanaho gutyo akamurambanaho? Ese utekereza ko Moise nubwo papa Isimba ategeza amutuma ngo abe yamwicira Iribagiza, utekereza ko Moise we azakomeza akamurebera gutyo ari kwitegenza kandi azi ko ari cyo kibazo cya mbere gituma uyu muryango ubaho wishinja icyaha kandi ubaho ufite ubwoba bwinshi cyane? Guys, uyu mukozi wo kwa Cyusa nawe ntago tuzi ibintu byaraza gusobanurira Cyusa nagera mu rugo, ntago tuzi icyo araza kuvuga. Cyaraba yaje kwinda hano kwa Fabiola kandi azi neza ko ari abanzi. Ese uyu mukozi wo kwa Cyusa we ntago azagera agafatwa? Guys, niba wowe ukunda filime yacu Inzira y'umusaraba ndetse ukabona ashaka kugiramo uruhare, icyo ngusaba urakizi, ni ukuba wakora subscribe hasi aho, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose turimo kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro, murabizi ukuntu muri abantu b'intwari hano kuri VNK Empire, murabizi ko buri kimwe cyose dukoze umunsi ku munsi ari mwe tuba turimo gukorera. Murabizi ko mwebwe mudahari narwe ntitwakora. Rero niba uri umunyamuryango wa filime yacu Inzira y'umusaraba ndetse ukabona igiramo uruhare byatanje ndetse ukabona ashaka kuba waba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Inzira y'umusaraba, ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe. Ese ubona Iribagiza hari amahirwe afite yo kuba yabana na Cyusa? Ese utekereza ko Iribagiza afite amahirwe menshi yo kuba yarushingana na Cyusa? Ese Isimbi we utekereza ko hari amahirwe afite yo kuba yabana na Cyusa? Guys, ndagusaba ibitekerezo byawe. Ese uratekereza ko noneho Rungema we naza gutaha, uratekereza ko Nyirantambara araza kubakorera iki? Bano babiri uratekereza ko Nyirantambara ikintu arabakorera ari iki nta mu Rwanda? Guys, reka dutegereze episode ikurikira filime yacu Inzira y'umusaraba, kandi ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode ikurikira filime yacu Inzira y'umusaraba. Murabizi ko ibikorwa byose muri gukora umunsi ku munsi mwebwe ariyo mari kubakorera. Guys, rero niba ukundi Inzira y'umusaraba ndetse ukabona ushaka kugiramo uruhare, ntuve hano kuri VNK Empire udakoze ikintu igikwiriye murakizi ni ukuba wakoze subscribe ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe. Niba ukunda Inzira y'umusaraba ndetse ukabona ushaka kwayigiramo uruhare rweruye. Guys, rero kongeye duhure ku yindi episode kuri ya filime yacu Inzira y'umusaraba. Ndabakunda cyane, muri abagaciro kandi dukomezane mu bikorwa byose ndimo kubagezaho. Nitwa Niyonsenga VNK, nkorera kuri YouTube channel yitwa VNK Empire. Icyo mbasaba ni ubufasha, kandi umuntu utanze ubufasha nta n'ikintu kimwe abahonze. Niba uri umuntu mukuru ndetse ukabona ashaka gufasha rubanda rugufi, ukaba wifuza ko buri muntu wese yatera imbere ndetse akagira ikintu ageraho, icyo ngusaba ni ubufasha butoya cyane. Kandi niba uri umuntu mukuru urabizi ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ikintu gitoya, kuba wafata telefone yawe ukajya kuri YouTube channel ukandikamo VNK Empire. Icyo nari kibazo, ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane nko kunywa amazi. Ni ukwandikamo VNK Empire, ubundi ugakora subscribe, ubundi tukaza dukomeza tugenda muri bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko umuntu wese wageze kuri YouTube yanjye yitwa VNK Empire ahabonera ibintu byinshi cyane, kandi ahabonera ibintu by'agaciro bituma abaho yishimye, abaho afite akanyamuneza, ndetse ahorana akamwenyu ku munwa. Ndetse ku muntu wese wageze kuri YouTube channel yanjye yitwa VNK Empire ntiyahava adasetse, kuko ikintu cya mbere duhorana ni amaseko. Kandi nawe nimba ushaka kuba umusetsi ndetse ukabona wifuza kuba wahorana ibyishimo, icyo ngusaba ni ukujya kuri YouTube channel yitwa VNK Empire. Rero niba uri umunyamuryango ukaba wifuza kuhora useka ndetse ukaba wifuza kugira ngo ujye uhorana akanyamuneza, ndagusaba kugira ngo ukurikirane VNK Empire. Ese guys, ubona ibikorwa byose mari kugezaho umunsi ku munsi biboneye? Ese uba wifuza kugira ngo nawe ube wagira agaciro kuri YouTube channel yacu?
niba uri umunyamuryango rero ukaba ushaka kuba umunyamuryango wa Venke Empire by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo unyarukireyo ukore subscribe kugira ngo tugendane kandi tugendane neza mu mahoro. Iyi ni wari uzi ko yari yerekeranye ku muntu waba wifuza kuba yatanga inkunga ku bantu hatishoboye. Icyambere, inkunga yawe aba ari y'agaciro, kandi inkunga yawe tuyakiriza amaboko abiri. Kandi ku muntu wese uba wifuza kugira ngo agire agaciro mu isi, ni ukuba watanga inkunga. Kandi niba uzi neza ko utunze ibya mirenge, ukaba utarekura ikintu cya mbere kibaho kitari icy'agaciro cya mbere, kuba wafata fone yawe gusa ukerekeza kuri YouTube, ubundi wahagera ukandikamo ijambo Venke Empire. Ni ibintu byoroshye cyane, warangiza ugakora subscribe, ubundi tugakomezanya tukagendana mu bikorwa byose nshaka kuba nabagezeho muri zino minsi. Muri iyi minsi ngiye gutangira filime yitwa ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye si ubwanyu. Rero icyo mbasaba namwe ni ukugira ngo iyo filime tuyikomezanye turi abantu benshi, kugira ngo buri muntu wese amenye ubuzima bwe, amenye igarukiro, ndetse amenye aho atagomba kurenga mu buzima bw'undi, amenye n'aho agomba kuba yagarukira mu buzima bw'undi, ndetse ubuzima bwawe ube wabuyobora uko ubushaka, kuko ubuzima ni ubwawe. Iyi ni wari uzi ko rero niba ushaka kugira ngo dukomezanye muri iyo filime yitwa ubuzima bwanjye, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire, kandi tube twajyana mu bindi byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Muri izi minsi ngiye kugenda mbagezaho wari uzi ko zerekeranye n'ubuzima bwo kuri iyi si, ndetse n'ibinyabuzima biri kuri iyi si byose. Rero ndabashimiye ku muntu wese ukurikirana Venke Empire, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.